ndagusuje cyane ukomeje kutwumva no kudutega amatwi hano kuri Ibaba Official. Njye muri kumva mwijwi nitwa GIHE, ndagusuje cyane aho ukomeze kugubwa neza. Nizere ko rero umeze neza, nizere ko ibintu biri kugenda neza cyane muri iki gihe cy'imbeho idasanzwe. Nizere ko aho uri umeze neza, imbeho utari kuyumva bitewe n'ibintu byinshi cyane Imana ikomeje kugenda idukorera. Ariko ku ruhande rumwe bamwe baba bishimye, abandi bababaye, ntago twese twaba twishimye. Nimba utameze neza reka nkubwire ngo komera, ariko nanone niba umeze neza dufatanye gushima Imana. Ibisanzwe rero ni Ibaba Official, nizere ko wakoze subscribe kuko niyo nkunga ya mbere tuba tugukeneyeho, maze nawe Imana ikatuguhera umugisha. Nimba utarakora subscribe rero kora subscribe, ubundi ibindi Imana iraguhereza umugisha mwinshi cyane. Muzaniye rero amakuru hano, ni inkuru iri kuvugwa hano Rwanda ndetse no mu karere k'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika, ndetse n'indi nkuru iri kuvugwa mu gihugu cya Lagos, muri leta za Lagos, aho biri kuvugwa ko umugore yagize akajya gukiza abagabo babiri bari bari gupfa amaturo yo mu rusengero aya ngaya abakristo dutura kwa pastori, maze abagabo rwose barimo bayapfa barwana cyane, inkuru zabaye tireka ngiye bakiza, bagira batya bamutera icyuma ahasiga ubuzima. None ababwira rero kuntu ISLAEL Mbonyi, aho ni muri gospel byose muri rusange niho turi, yamaze kuzuza miliyoni yose y'abamukurikira cyangwa se yabarebye indirimbo ye, byo benshi bita views, mu masaha make cyane ari mu minsi 5, mu gihe hari abahanzi benshi cyane hano mu Rwanda abenshi bemera byananiye kuba byageraho, bikaba bivuga ko akari agahigo aciye wenyine. Ibindi kuri iyi nkuru ni mukanya kuri Twitter ndetse n'izindi social media zigiye zitandukanye zikoreshwa n'abantu benshi. ISLAEL Mbonyi yakomeje kwigarurira amarangamutima y'abamukurikira, aho yujuje miliyoni imwe gusa mu masaha 120, mu gihe uwitwa Boris Melody wabaye icyamamare nawe mu ndirimbo za Shekira byamusabye amasaha asaga 312. Iyi miliyoni ya views yayibonye ku ndirimbo yitwa Nita Amani ya ISLAEL Mbonyi, ikaba yujuje views miliyoni imwe z'abayirebye ku rubuga rwe rwa YouTube mu gihe kingana n'iminsi 5 yonyine gusa. Mbonyi akomeje kwigarurira amarangamutima y'abamutuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'iburasirazuba, akaba yahise aca kuri Boris Melody wari umaze iminsi yishimira ku ndirimbo ye yagize iyo miliyoni mu gihe cy'iminsi 13. Aha benshi bateye comments zigiye zitandukanye ati Mbonyi arimo arazamukira ku ndirimbo z'igiswahili kurusha indirimbo z'ikinyarwanda. Abandi bati ni umugisha Imana yamwihereye bitewe n'uburyo akoramo indirimbo ze, ubuhanga afitemo, ijwi rye ryiza. Abandi bati ni ukubera indirimbo nziza cyane. Ahangaha rero nawe uraza gusigamo comment y'icyo ubivugaho kuri iyi nkuru iri kuvugwa na benshi, y'uburyo umuntu yujuje miliyoni yose y'abamukurikira mu minsi 5 gusa, mu gihe mu wundi mwanya Bruce Melody we yabonye abantu bangana gutya mu minsi 13, byamusabye iminsi 13 kugira ngo abashe kuba yabona views zingana na miliyoni. Akaba ari wari ku mwanya wa mbere w'abafite views nyinshi cyane hano mu Rwanda ndetse no mu gihugu, ariko Mbonyi we mu bihugu by'Uburasirazuba bya Afurika we akaba yamaze kwigarura imitima ya benshi bamukurikira. Mu yandi makuru, umugore witwa Rachel wo mu gihugu cyawe muri leta za Lagos yagiye gukiza abakristo babiri bari gupfa amaturo, birangira bamuteye icyuma ahita apfa. Iyi nkuru yababaje abantu benshi cyane, by'umwihariko abayisomye abari bari muri icyo gihugu, uburyo ki abantu bapfaga amaturo yo mu rusengero aya ngaya abakristo tujya dutanga dutura. Abenshi bahitaho umutima ukunze, amashimwe, ibya 10 n'ayandi. Ubwo rero barimo bayabara, umugore yagiye kubona batangiye kuyapfa, yiruka ajya kubakiza, bamusanganiza icyuma abahasize ubuzima. Uyu ni umugore w'imyaka 47 witwa Rachel Johnson, yishwe atewe icyuma ubwo yari arimo gushaka guhosha imirwano hagati y'abayoboke b'itorero muri Avalanche mu karere ka Ikoton muri leta ya Lagos.
ruhagariye polisi yavuze ko ahagana isaha z'isa 3 za mu gitondo cyo kuwa gatandatu umugabo wa nyakwigendera witwa Okelube Johnson yaje kuri station ya Paris ikotune gutanga ikirego ko umugore we Rachel yaba yishwe atewe icyuma. Yavuze ko rero Rachel yishwe ari kugerageza gukiza abayoboke babiri b'itorero bari kurwana, bivuga ko batari bari kumvikana ku mikoreshereze y'ayo maturo. Mukuru polisi yabitangaje bwa Johnson yavuze ko ubwo yari arimo agerageza kubakiza umwe muri bo yahise amutera icyuma mu ijosi nuko atangira kuva amaraso menshi cyane. Yahise ajyanwa mu bitaro bikuru bya Uganda, gusa kubw'amahirwe make Rachel ntabwo yabashije gukomeza kubaho kuko yaravuye amaraso menshi cyane. Umuyobozi ushinzwe imibanire n'abaturage muri leta ya Lagos CP Benjamin Hundein yahamagawe kugira ngo agire amakuru mashya atanga kuri iki kibazo, aho yagize ati ukekwa aracyari mu buhungiro kugeza ubu nta muntu turafata, ariko haracyakorwa ibishoboka byose kugira ngo uwabikoze atabwe muri yombi. Ngayo nguko ibiri kuba hirya no hino kuri iyi si ntabwo byoroshye. Inama ziravuza ubuhuha mu bihugu bigiye bitandukanye, bari kandi bapfa ubusa, ariko ku rundi ruhande hari abantu bishimye. nka ISLAEL Mbonyi rwose aka kanya arishimye, ameze neza, n'abakunzi be n'abamukurikira n'inshuti ze nk'abanyarwanda muri rusange. Ni ikintu twakwishimira ko umuhanzi nyarwanda arimo atera imbere mu ndirimbo ze, ndetse by'umwihariko mu bihugu by'uburasirazuba bwa Afurika. Ndagushimiye cyane rero, niba ukunda ibiganiro byacu ongera usharinga inshuti zawe, uzibwire nazo zikore subscribe, nawe ukore subscribe, like, ubundi igitekerezo cyawe ugisiga muri comment.